ngira ngo rero wumvishe amajwi y'ukuntu Steven abyivugiye ko ibyo bintu ngo nawe atazi uko byagenze. Urumva ibintu byaba ari byo ubyemera ko ari ukuri koko? Atazi uko byagenze ngo bigere hanze. Mboko Well, Steven ikintu ngiye mpita nihutira n'uburyo bagiye bamukandakanda ibirenge nakabandi kageraho iteza ibibazo ariko ibyuko atazi ko byageze hanze byo ntago nabyizera. Oya arabizi neza. Ntago nabyizera ijana kurinde rwose. Byo ntago wabijya ahubwo buriya bukwe wenda icyo twagira twabivugaho nuko numvisha hari n'ibindi byazukiyemo. Azi ko ibintu bya Steven hazamukiyemwe amarozi hazamukiyemwe ibiki byose. Wigeze wumva uno mudamu ukina kwa Papa Sava uno bita bamwita ngo iki Mama Sava no mudamu witwa Mama Sava yavuze uburyo bari bamwirengeje muri buriya bukwe bwa Pastor Mutesi. Harimo nibi bya Wanyana se haryo ubwo se wari wamubereye marene hano mu murenge nawe wari wamubereye marene mbese mu bukwe yaragarutse aho ngaho ikintu kibajijwe. Pastor Mutesi wavuga ngo ari amajwi ngo niki ngo ni ibya kera. Nanjye ahubwo ubwo nibyo naringiye kugira. None muravuga ngo ni ibya kera hakibazwa ngo niba ari ibya kera Uwanyana Asiya yamuze mu bukwe gute kandi anabonamo umwanya ukomeye gute kandi gutandukana kwa kwarabayeho kera kuko hano wumvishe ko avuga ngo na numero ze nagize nte nazisibye n'ugukangurira ari uwashaka yabifata nk'icyaha ariko ntago kiraba neza kuko hari ikitinjiye mu kindi nibwo bivugwa ko icyaha cyabaye ahubwo baratwakemeza ko ari icyaneza ijana kurindi ari uko twageze mu mitekerereze yabo. Isonga TV kora like ukore subscribe maze ukore kukazogera maze ukomeze kurikirana ibyiza bita ku murongo w'Isonga TV. Reka nongere ngo ikaze rero dore mako twumva umunsi ku munsi tugushimira ko ubana natwe aho waba hose tuguhaye ikaze yaba uri mu Rwanda hanze imbibi z'u Rwanda hakurya y'amazi magari aho uri hose tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero murabona ko tubazaniye umutumirwa udasanzwe. Uyu mutumirwa tukaba tuzi kugira ngo tugirane nawe ikiganiro. Rero tudatinze reka dutangire ikiganiro cyacu. Ngewe uyoboye iki kiganiro nkabandi Iyaremye Bernard reka umutumirwa nawe abanze atwibwire. Murakoze cyane kume kaze. Amazina yanjye ni Dushimimana Ozemimosa nkaba nkora mu gisate cy'uburezi ariko nanone nkaba ndimo ndanakurikirana ibintu bigendanye n'umuco nyarwanda muri kaminuza. Nkaba mfite n'amacertificate atandukanye mu mahugurwa ya theology. Yego. Mu mahugurwa atandukanye ukaba unafite n'ubumenyi muri theology. Yego. Aha ngaha rero hano hanze hari ibintu byateye inkeke birimo kuvugwa buri kanya bijyanye n'abakozi b'Imana. Yego. Ariko cyane bikaba byibanze ku badamu. Uyu munsi wa none hari umudamu bita Pastor Mutesi. Yego. Numvuga Pastor Mutesi ubwo wabyumvishe neza cyane ari umupasiteri. Uyu mudamu akaba azwiho ko ari umwe mu bagore cyangwa se mu bategarugori baciye agahigo ko gushaka abagabo benshi bari mu nshingano y'ubupasiteri cyane. Uyu munsi none rero akaba hari byinshi birimo kugenda bivugwa yuko ashobora kubatanga pase ku bantu bajyanye n'abagore abakoze divorce ariko hano noneho urimo kuvugwa cyane n'uwakoze urimo kuvugwa cyane ubu ngubu umugore wapfakaye wapfushije umugabo unazwi cyane Wanyana Asiya. Wanyana Asiya akaba ari umugore wahoze uwo bitaga Pastor Theogene warinzaho. Yego. None ese uyu munsi none nkuko tugiye ko wize theology biriya bintu wenda Pastor Mutesi yaba akora ko afite n'intama buriya nyine ashobora kuba arongoye. Ibi bintu rabiduhuriza gute n'ijambo ry'Imana muduha? Rero buriya usibye ko umuntu agira imyizerere ku giti cye buriya nubwo abantu baba bahuriye mu itorero runaka ariko imyizerere burya ntago ibeho ijana kurinde kubera yuko buri muntu ari unique.
ariko nkurikije Bibiliya nuko ngewe nayisomye ntago ibintu Pastor Mutesi abaye abikora kuko ntago turabasiri niba bikora ariko abaye abikora ntago ari byo ahubwo nasa nk'ujya kuri kiriya kintu cyo kuba atandukana n'abagabo benshi umuntu ashaka yakwibaza ati ikibazo ni Pastor Mutesi ikibazo nabo batandukana ibyo ni byo umuntu ashatse yakwibazaho gusa mu ruhande rwa Bibiliya ntago biriya bintu byemewe ntago byemewe Bibiliya ivuga yuko iyo ushakanye n'umugabo mukagirana isezerano mugomba gutandukanywa n'urupfu cyangwa mugatandukanywa no kugaruka kwa Yesu Kristo agarutse buriya rero Pastor Mutesi bariya abagabo bagenda babana bariya ntago ijuru ribemera ntago ribemera abo uwo ryemera ni wa wundi wa mbere bagiranye isezerano ese uyu munsi none nta huriro ribaho wenda ry'umuryango wenda runaka cyangwa se amatsinda runaka areberera abapasiteri uburyo uyu munsi none ashobora kuvuga bati umuntu ari pasiteri uyu munsi wa none tumukuyeho abaho ariko nanone mu kubikora bisaba inzira ndende no gushakisha imvano y'ayo makuru n'ubuziranenge bwayo ahangaha rero tudatinze harimo haravuga ikibazo cy'Uwanyana Asiya bivugwa ko mu rukundo rwe n'uwo bita Steven yaba ari pase yatanzwemwo na Mutesi ayiha Steven arimo agaba Uwanyana Asiya ese uyu munsi wa none icyo kintu muracyemera subiramo gato biravugwa ko uwo bita Uwanyana Asiya yari inshuti na Steven ariko uwabigizemo uruhare akaba ari Pastor Mutesi wamutanzemo pase yego gutanga pase ubwabyo ntago ari cyo kibazo kubera yuko no muco nyarwanda habagaho abitwaga abaranga nibyo koko wenda abaranga babagaho ariko se bavuga ko yaba yarabikoze mu buryo bujyanye nkaho ari ugucuruza bitewe nuko ibintu byinshi uyu nguyu Uwanyana Asiya yagendaga akorana n'uriya mugabo Steven buri kimwe cyose cyabaga niko Pastor Mutesi yakimenyeshwaga akibwiwe n'uriya mugabo ahangaha reka tuvuge ko yabaye umuranga none se ko yongera kumvikana nanone arimo avuga kuri ya mugore ari ikigoryi ko ibyo Steven amubwira yanga kubikora akavuga ko atabana n'abagore nk'abo ngabo binjije b'ibigoryi aho ngaho urabidusanishiriza kereka haje kwishimisha mubiri wenda hari ibyo batumvikanaho ariko nanone Bibiliya itubwira yuko hari icyo twita ubusambanyi ndetse n'ibindi bigendana nabwo Pastor Mutesi rero ibyo arimo aravuga kuri Asiya ntago bikwiriye niba bijyana mu uwo mujyo kubera yuko Bibiliya yemera ko yagira icyamumarira igihe basezeranye bakabyerekana abantu na leta ikabihamya na Bibiliya ikabihamya reka mbanze nkumvisheho wenda nk'umuntu wabaye umuranga nkumvisheho amwe mu magambo Pastor Mutesi we yivugiye arimo aganira n'uwo nguwo Steven arimo avuga kuri Asiya yego reka nze nkumvisheho gatoya twumvishe none ejo we nasibye nimero zande za Asiya yego ngekera y'umugore izuku n'umuhaye rukundo ingegera y'iki kanasubiza inyuma ngekera y'umugore umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima ritari kuzasigara n'ingegera yo kujya kugendana n'ibirara by'abagore zibona abantu bazima mbere sinzamubabarira pe Pastor nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi si nzamubabarira none ejo bundi nasibye na nimero ya Asiya none ejo we nasibye na nimero zande za Asiya yego ngekera y'umugore izuku n'umuhaye rukundo ingegera y'iki yego ngira ngo wabyumvishe neza nakumvise bahumva umuntu w'umuranga atangiye kuvuga ko atabana n'abagore b'ibirara ese ahangaha ingegera y'umugore yego mu byo uriya
umugabo wenda yaramubwiye yuko uriya Uwanyana Asia ibyo ari kumubwira akabyanga ibyo nibyo bishobora gutuma Uwanyana Asia yitwa ingegera biterwa n'ibyo ngibyo byamubwiye akabyanga ntago tuzi byari byo ntago muzi byari hagati aha ngaha hari video irimo icicikana uriya Uwanyana Asia arimo akarabya ibirenge Steven cyangwa se arimo amumasa ndetse bikanagaragara ko Steven uwo nguwo hari ukuntu byari byagenze uko byagaragaraga ko irari ryari ryazamu cyane ese biriya bikorwa Uwanyana Asia yakoreye uriya Steven byaba bigize icyaha bwana biriya bintu rero cyangwa se nkuko ambwiye kuri theology twite pasteur nushaka unyite pasteur ubwo sinzi context turi bubijyanemo ariko nabyo nta kibazo rero nkurikije ibyo yakoze kereka biri hari nk'ubuganga ariko biriya n'ugukangurira ari uwashaka yabifata nk'icyaha ariko ntago kiraba neza kuko hari ikitinjiye mu kindi nibwo bivugwa ko icyaha cyabaye ahubwo baratwakemeza ko ari icyaneza ijana ku rindi ari uko twageze mu mitekerereze yabo tukara tuti hari ibigaragara ko byabaye namwe muri bakuru ntago muri abantu n'abandi babyumvise ahubwo hari ahantu twakemeza ko ari icyaha ijana ku rindi turamutse tubashije kugera mu mitekerereze yabo tukareba ngo Uwanyana Asia mu mutwe hari harimo iki kuko Imana itangira kubara icyaha bitewe n'icyo wagambiriye mu kumukanda ibirenge kuri ese yarari kumuvura yaragambiriye gukangura umubiri ngo bagire ibyo bakorana yaragambiriye iki ubwo naho twareba ngo icyaha cyabaye cyangwa nticyabaye ntabwo rero ubwo bubasha twebwe tubufite bwo kujya mu mutwe wa Steven cyangwa mu mutwe wa Uwanyana Asia biriya byo n'Imana ibicaho urubanza bitewe n'imigambi bo bari bafite yego twe twabara icyaha hari uko umubiri wahuye n'undi reka tubivuge gutyo twabara icyaha ari uko umubiri wahuye n'undi hari ikinjiye mu kindi icyo gihe nibwo umuntu yavuga yuko ikintu cyagiye mu kindi nibwo bibarwa ko ari icyaha nibwo bibarwa nk'abantu ariko nk'abantu twebwe tureba iby'inyuma nibwo bibarwa ko ari icyaha ariko nka biriya bikorwa wumvise ko niwumvire ya nkuru neza uzumva ngo ko Steven yari yaravunitse yego ngo Asia Uwanyana yari arimo aramumasa kugira ngo amufashe mu buvuzi bwaho yari yaravunitse bwa gakondo ntago twebwe twamenya intention yari ihari niyi imigambi yari ihari niyi ibyo rero urwo rubanza rusigara rucibwa n'Imana ireba mu mitekerereze kuba umubiri warakangutse ntago twavuga ko ari icyaha kuki humvikana amagambo abwira Pastor Mutesi kuriya yuko umuntu yamunaniye ariko Pastor Mutesi avuga ari amagambo y'umujinya ko agomba gutandukana n'abagore b'ibirara n'ibiki byose ari Steven ubivuga Pastor Mutesi niwe wumvikana abwira Steven ko agiye kurekana nawe ko amubwira ko ntacyo abwira umugabo ko ati ko wamukorera ishoboka byose ni yihe mpamvu uyu munsi wa none adashobora kukwemera ese buriya bavuze ngo yamukoreye ibishoboka byose hari ibibazo Uwanyana Asia yagiye amutakira harimo iby'abana ku mashuri amarezi yabo harimo ibya mukecuru wabo harimo ibyo mu rugo bisanzwe ni byinshi yamufashijemo byongeye banavuga ko Pastor Mutesi ajya gutanga iriya pase yaba yarafatiranye Uwanyana Asia ari mu bibazo umunsi umugabo wapfa ko yaje ngamuzaniye amafaranga hanyuma aramubwira ko ari umuntu umukunda ngo wamwoherereje iyo buje yo kugira ngo imufashe uhereye aho ngaho nibwo urukundo cyangwa se nibwo kumenyana byagiye bitangira bigenda bizamuka twongeye rero turebye wumvishe ko Pastor Mutesi avuze ngo abagore b'ibirara mu minsi ishize hari ijambo uwo bita Bishop Antoine Rutayisire yego hari ijambo yavuze
abwira abantu cyagiye abwiraga abategarugori ngo bajye birinda abantu bakoze divorce avuga ko abari babi none uyu munsi wa none ese Pastor Mutesi imyitwarire cyangwa se ureye wa mugani n'abantu bagenda noneho n'ikigurupe cyabo kumva n'ibikorwa bakora ese koko ibyo uriya Twane Rutayisire yavuze ntibyaba biri mu kuri koko bo bishobora kuba mu kuri yego kuko iyo numvishe ibikorwa bya Pastor Mutesi nanjye birancisha rwose numva hari ukuntu bitameze neza ko umuntu yatandukanye n'umugabo wa mbere kumva babaye babiri bangahe hari ukuntu bitameze neza wanakubitiraho n'imibereho yiwe wumva buriya abanyarwanda baciye umugani ngo nta nduru ivugira ku musozi ubusa buriya uko biri kose ikintu kivugwa haba harimo uruhare rwa nyiracyo kuri level runaka ubwo rero Pastor Mutesi nanjye ubuzima bwe burancisha rwose kuko aravugwa cyane mu bihe byashize ese kuki nta wundi bavuga akaba ari we bavuga ni umusitari kandi umusitari se niwe musitari gusa mu Rwanda dufite abapasiteri benshi ubu ngubu amakuru ariho ngo nuko none ari gushaka kugabanya kuvugwa YouTube ngagiye kuyireka hanyuma ngabyihorere ndetse channel yanayishyize ku isoko ngo miliyoni 10 ngo umuntu yishaka ayiguri ariko ntago iki kibuga yakivamo ese muri kubona iki kibuga yakivira oya ntago bishoboka ntago bishoboka nubona kivuyeho burundu uzambwira mu bihe byashize muri siporo umugabo umwe bita Kenisi yaravuze ngo ngiye siporo ngo ibya siporo ngo ndabiretse ngo birangire Kenisi nukamuvuga abagira ngo none yongeye yagarutse muri siporo hano urabona Pastor Mutesi Kenisi nta nubwo ari rimwe abivuze Kenisi abarimo entertaining abantu ariko ntago ashobora kuyireka uyu munsi none uri kubona Pastor Mutesi ashobora kureka YouTube ashobora kureka imbuga nkoranyambaga birashoboka ntago bishoboka ntibishoboka rwose kuko imbuga nkoranyambaga nizo zisa nkaho zimugaburira ntago rero yareka ikintu kimugaburira ngo ajye mu bindi bintu bidafite aho bihuriye n'ibimuha amafaranga iyi nkuru wenda ishobora gutrendinga ejo ikavamo yego akongera agasubiramo ariko nayo zaba yirimo ntago yava muri iki kibuga cya social media ubwo ikintu cyumvikana mu bihe byashize yigeze kwikoma uwo bita Bosco Empire ndetse Bosco Empire byanamuviremo ko hari iminsi yamaze ari mu gihome afunze ariko aza kuvayo ndetse Bosco Empire avuyeyo yari yanabaye nk'umufasha hasi gatoya ariko nanone bidatinze Pastor Mutesi n'undi kwita mu mwandiko nako kanya ntago byatinze ikintu cya mbere cyabizamuye ubukwe yakoze uburyo bwabaye agatangaza se ubundi ni gute ubukwe bw'umuntu nk'uriya mupasiteri bushobora kuba hakaba hateguwemo abantu bazi ingume abantu bazi igipfunsi abantu bafite imbaraga zo guterura umuntu bakajugunya hariya ibyo bintu mwabidusanishiriza gute ariko rero buriya muvandimwe buriya umutekano w'umusitari ubukenewe buriya umuntu yari umusitari afite izina riremereye ntago wapfa gukora ibintu ngo umuzane gutyo gusa byo ntago wabijya ahubwo buriya bukwe wenda icyo twagira twabivugaho nuko numvisha hari n'ibindi byazukiyemo azi ko ibintu bya Steven hazamukiyemo amarozi hazamukiyemo ibiki byose wigeze wumva uno mudamu ukina kwa Papa Sava uno bita bamwita ngo iki Mama Sava uno mudamu witwa Mama Sava yavuze uburyo bari bamwirengeje muri buriya bukwe bwa Pastor Mutesi harimo n'ibi bya Wanyanasi ariko ubwo se wari wamubereye marene hano mu murenge nawe wari wamubereye marene mbese mu bukwe yaragarutse aho ngaho ikintu kibajijwe Pastor Mutesi wavuga ngo ari amajwi ngo niki ngo ni ibya kera nanjye ahubwo ubwo nibyo naringiye kugira none yamuravuga ngo ni ibya kera hakibazwa ngo niba ari ibya kera Uwanyana Asiya yamwuze mu bukwe gute kandi anabonamo umwanya ukomeye gute kandi gutandukana kwa kwarabayeho kera kuko hano wumvishe ko avuga ngo na numero ze nagize nte nazisibye none se baje kongera guhura gute none se ahubwo hari akantu ushaka kukubaza yego mu murenge yamubereye marene no mu bundi bukwe bwose arakomeza mubera marene
kubanza ari mu murenge gusa mu murenge niho yabonetse niho yabonetse amubera marene ndetse ari no ku ruhembe rw'imbere ahandi sasiya yazize birumvikana ko hari hatangiye kuzamo ibintu byinshi ashaka ko harimo agatotsi niba se atarabuze umwanya kubera ko urabona mu byo bavuga ko uno mugore atanga pasi no Pastor Mutesi bishoboka ko uno Steven wenda amaze kugaragaza ko ibintu bimaze kwanga kandi ntuza Pastor Mutesi bivugwa ko nta by'ubuntu biba iwe ashobora kuba hari byinshi yariye amwereka ko uriya mugore ibintu abirimo neza undi wenda ibyo bamwijeje akaza kubona bidashoboka hakaza kuzamo akantu kameze nk'umushwano ariko kaba karatumye wenda Pastor Mutesi ashobora kwivumbura kuri uriya mugore hakazamo agatotsi ariko gusa icyagaragaye nuko mbere Pastor Mutesi bari bamwe kuko hanagaragaye amacati bagiranye ndetse hagaragara na message Pastor Mutesi bamwohereza intwererana uwanyana Asia yohereza intwererana ahantu urumva rero ko bari bakiri kumwe ahubwo agatotsi kaje kuzamo nyuma yamwoherereje intwererano nyuma y'urukiko yego baye ari nyuma y'urukiko rero ubwo agatotsi kaba karajemo nyuma cyangwa bakaba barashwanye mbere ariko byari bitaraturika ngo bigere nkaho tubibona gusa ikigaragara Pastor Mutesi bavuga ko ari indyarya yego ayo makuru nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo ubuzima bwe buranshisha rwose bishoboka ko bashobora kuba barabanye mabeba uwanyana hasi yatazi ikijya mbere yatazi kiri mu gukorwa wenda we bagakomeza bakamuragira ariko byanga binoga uno mugore ku mutima we uwanyana hasi yataramuri ku mutima byashara yari afite ibindi yigambiriye ese ubundi tugaruka inyuma turi ubundi uwanyana hasi yari asanzwe ari muntu ki uwanyana hasi yari asanzwe ubundi ari umuntu ugenda muri ibintu bya social media yari asanzwe ari umuntu ujya mu bintu bihinda byari bimeze umugabo we rero akiriho umugabo agihumeka uwanyana si ubundi wabonaga ko ari umudamu wibera mu rugo ibintu bya social media ntabwo yajyaga bijyaho cyane yabijyagaho yabaga ari kumwe n'umutware we kandi nabwo wabonaga ko atari buri munsi tewavuga ati mwabonye umuzigo n'iki n'andi magambo ari yajyaga akoresha nyine y'abantu babaye mu muhanda ariko nanone bagerageza kwihuza n'ibyiciro byose byaba urubyiruko n'abana n'abashaje ubwo rero uwanyana se ku kibazo warumbajije ntabwo ubundi mbere akundaga kujya kuri social media cyane ahubwo biju ubu rwose gusa ikiri kugaragara nuko n'ubu ngubu atari mu kujya ku mbuga nkoranyambaga cyane yifashe se buriya kwifata ibyiza yaza agasobanura uko bimeze cyangwa ukwifata ko byaba bigize ikintu cyiza buriya rero iyo umuntu yifashe hari igihe abantu bakuvuga ugahitamo guceceka ariko buriya umuntu yifashe bituma havuka n'ibindi bintu bitari byiteguwe mu rundi ruhande rero mbona uwanyana se yakuye ibintu biri kugenda gutya nanone hari uruhande rwarimo arabyiteraho gute rero ubundi niba ibintu birimo biraba gutya zikatari ukuri cyangwa ziko harimo akagambane yagakwiye kujya muri ribu akareba uburyo abihagarikisha cyangwa se mu kimwe akareba social media ajyaho agira social media kwana zikomeye yaba kwa Sabe n'ahandi hatandukanye agasobanura ibintu neza uko biri tukareka gukomeza gutekereza ibintu turi mu rungabangabo tutazi ngo ni ibiki none se ko bamwe bavuga ko inkuru ziya byose ari ku Isimbi TV gutubwo bamwe ko bavuga ko Pastor Mutesi yaba aratangiye kera agahera ku Isimbi TV ariho yaba aratangiye kugenda acuruza ibijyanye wenda n'abantu b'abadamu bagiye bata mu mwandiko akagenda akakuzana yemwe wenda ufite ikibazo kaza akavuga ngo ugenda wowe ujya hariyo bavuga ikibazo cyawe ufite urahita ubona ubufasha bamwe Isimbi TV bavuga ko ari imwe muri cano abantu bagiye bajyaho ako kanya bavuga ikibazo wari ufite
ako kanya bitatindaga ko wavugaga nomero yawe ikiganiro bavuga ko uwakirebaga ajyaga kurangiza mu batangaga ayo madolari cyajyaga kurangira ubona kamisaje kaje kare ngira ngo rero wumvishe amajwi y'ukuntu Steven abyivugiye ko ibyo bintu ngo nawe atazi uko byagenze urumva ibintu byaba ari byo ubyemera ko ukuri ko atazi uko byagenze ngo bigere hanze mboko wewe Steven ikintu ngiye mita nihutira n'uburyo bagiye bamukandakanda ibirenge nakabandi kageraho iteza ibibazo ariko ibyuko atazi ko byageze hanze byo ntago nabyizera oya arabizi neza ntago nabyizera ijana kurinde rwose